Executive Secretary na Deputy Executive Secretary, nyakubahwa abanyamakuru, partners bacu, Madame Shima Diane, wifuza kuba umukandida mu mwanya wa perezida, tubahaye ikaze muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Nk'uko tumaze igihe twakira abifuza kuba abakandida, tugiye kujya mu gikorwa nyirizina nk'uko dusanzwe tubikora, nk'uko n'amategeko abiteganya. Turagenda dusoma ibisabwa nk'uko amategeko abiteganya. Madame Shima Diane mugende bidushyikiriza iyo byangombwa. Icya mbere ni ibaruwa itanga kandidatire. Mwirondoro, amafoto abiri magufi y'amabara, fotokopi y'ikarita ndangamuntu,
icyemezo cy'amavuko, inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite. nagerageje kuvugana n'inzego nabasobanurira, iyi ni inyandiko yayo muyandikira isanzwe. Inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite. ntabwo bajya babisobanura neza, naje komisiyo ibyo bizabitugezaho ikibazo. Icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko kitarengeje amezi 6. Ikimenyetso kimuranga gishyirwa ku rupapuro rw'itora. Ilisiti y'abantu nibura 600 bashyigikiye kandidatire. Icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we igihe umukandida ari mu bagomba kumenyekanisha. bambwiye ko gitangiye Inyandiko y'ukuri, icyemezo cyerekana ko umukandida yaretse ubundi bwenegihugu. Icyemezo cya muganga gitanzwe n'umuganga wemewe. Ibyo utafite nonaha nta kibazo cyari igihe kigenwa n'amategeko. Icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Nakoze nagira ngo menyeshe wifuza kuba umukandida ku mwanya wa perezida Madame Shima Diane. Igikorwa gikurikiyeho ngubu nk'uko mubibona ni ukubara imikono y'ababandi nibura 600 nk'uko amategeko abisaba, ariko ntabwo dukora isesengura ryabyo. Hanyuma ibindi bikazakorwa muri cya gihe cyo gusuzuma byose.